bitera ishema n'ubu ngubu nje nkaba nsanze mukora mufite imishinga muhagaze neza. Nshima Imana kuko iki gikorwa cyatangijwe n'abadamu bari bazi Imana, basengaga kandi bari bafite urukundo rugamije gufasha bagenzi babo bari bafite ibibazo. Nitwa Mutara Revocata. Muri Réseau des Femmes ndi mu banyamuryango bagize uruhare rwo kuyishinga igitangira. Icyo gihe nakoraga muri Ministeri des Affaires Sociales. Nkora mu biro bishinzwe iterambere ry'umutegarugori n'umwari mu majyambere. Ubu ngubu ntuye mu Bubiligi Buruseli. Kuri Réseau des Femmes mpaheruka hari hashize nk'imyaka 10. Niba yari kiri ku Kimihurura, ahangaha mwimukiye n'ubwa mbere mpagera, ariko nasize Réseau des Femmes iri ku Kimihurura. Hari inzu yari yaratunaniye kuzuza ariko ihari. Nkajya nkurikira amakuru, twari twarakoze ubushakashatsi ndetse twarakoze n'amahugurwa y'abanyamuryango batangiye gufunguka ndetse no gushinga no kugira imishinga yabo yihariye bashinga hirya no hino. Hariho abari barakoze imishinga yo kuvugurura abana mu burezi, abana b'abakobwa. Hari abakoze imishinga yo kurenganura abagore bahohotewe nk'abagoderiva. Hari bakoze imishinga inyuranye, buri wese akurikije ikintu yumvaga cyamukoraga ku mutima kandi kijyanye n'akarere yararimo. Mbere twagukoreraga mu nzu ituzuye, ndetse abayobozi bavuga bati ntabwo muzakomeza gukora gutya. Twibaza ko tubonye n'amafaranga yayuzuza, umuntu yibazaga aho twajya kuko umuntu atakorera muri chantier. Indi yari imeze nka chantier, iyi iruzuye kandi irafite ahantu hagutse abanyamuryango bashobora kwisanzurira, ndetse hanameze neza, hari jaride ifashe neza. Ndabona rwose hameze neza kandi n'ibikorwa mwagezeho munyeretse kuri video biranshimishije kubona mwarakomeje gukora kurwanira umunyarwanda wo mu cyaro, mukaba mugeze n'ukuntu mufasha umwana w'umukobwa uhohoterwa, kuko cyo ni ikibazo gihoraho kandi n'ubu ngubu kibabaje. Bitera ishema n'ubu ngubu nje nkaba nsanze mukora mufite imishinga muhagaze neza. Nshima Imana kuko iki gikorwa cyatangijwe n'abadamu bari bazi Imana, basengaga kandi bari bafite urukundo rugamije gufasha bagenzi babo bari bafite ibibazo. Nkaba urwo rukundo n'ingufu z'Imana zadufashije gushinga uyu muryango no kwera imbuto nyinshi. Nkaba nanjye nayibaragiza ngo urwo rukundo ruzakomeze rubarange, rubasabe kandi rubarange mu rusakaze no mu bandi, mubo mukorera, mubo mukorana, ndetse no mu buzima bwanyu. Rwose ndishimye, ndabashimira kandi muzansuhurize ari abanyamuryango fondatrice bawo, ari n'abashyashya. Nishimiye kubona abakozi bayo muri umutima w'umuryango. Imana ibakomereze amahoro n'amahirwe n'uburumbuke. Murakarama.